mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa aho badusomeye. Reka dusenge. Mana yacu, soko y'ibyiza, nanone tunejejwe no guhombeka amaso yacu twicishije bugufi imbere yawe. Dukeneye ubufasha buva mu ijuru, dukeneye kwigishwa na Mwuka Muziranenge, dukeneye uburinzi bw'abamarayika no kumvikanishwa mu buryo bukwiriye kw'ijambo ryawe. Turagusabye ngo iyo migisha yose uyigenere imitima yacu. Tugushimiye gahunda zabanje, tugushimiye ko utahwemye kuvugana n'imitima yacu, tugushimiye ko n'uyu mwanya uri hagati muri twe ngo utugirire neza. Turagusabye ngo uyobore ijambo ryawe, utange uburyo bwiza bwo kurivuga kandi utange uburyo bwiza bwo kuryumvira ku murongo waryo, kugira ngo rizatubere amendeze yo kuzaba mu bwami bwawe. Tubisabye mu izina rya Yesu, amena. Nagira ngo umuntu wese ahuguke kandi yerekeze ibitekerezo bye kuri gahunda twinjiyemo. Tugiye kuganira ku bice bibiri. Turasomamo amagambo makeya, ariko turayasoma mu bice bibiri byo mu byakozwe n'intumwa, mu gice cya 4 no mu gice cya 5. Ibyo bice bibiri birimo ubutumwa budasanzwe butureba kandi bugomba gusohora nk'uko ibyo byabaye mu gihe cya Yesu. Iyo dusomye mu gice cya 4 tubona uburyo abatambyi bafashe Petero na Yohana bakabashyira mu nzu y'imbohe mu gihe bari bamaze gukiza ikirema ku rusengero, maze icyo kirema kikabasha gukira kikagenda. Abantu byarabababaje ndetse ngo bashyira abigishwa mu rusengero, baranabakubita, babagirira nabi mu buryo bukomeye. Ariko ku murongo wa 13 havuga uburyo babuze ukuntu babagenza maze barabarekura. Reka dusome kuva ku murongo wa 13. Babonye ubushizi bw'amanga bwa Petero na Yohana kandi bamenye ko ari abaswa batigishijwe, baratangara maze bibuka ko babanaga na Yesu. Kandi babonye uwo muntu wakijijwe ahagararanye nabo, babura uko icyo babasubiza, babategeka kuva mu rukiko, maze bajya inama bati, aba bantu tubagire dute ko bimenyekanye mu batuye Yerusalemu bose yuko bakoze ikimenyetso cyogeye natwe tutabasha kubihakana? Ariko kugira ngo bitarushaho kwamamara mu bantu, tubakangishe batongera kugira umuntu wese babwira muri iryo zina. Bongera kubahamagara, barabategeka ngo bareke rwose kuvuga cyangwa kwigisha mu izina rya Yesu. Amagambo badusomeye aravuga ngo Petero na Yohana barabasubiza bati, niba ari byiza imbere y'Imana ko tubumvira kuruta Imana, nimuhitemo, kuko tutabasha kwiyumanganya ngo tureke kuvuga ibyo twabonye kandi twumvise. Aya magambo arakomeye cyane abagaragu b'Imana bavuze. Bari bazi ko ari abantu bashobora gutera ubwoba mu buryo bworoheje, ariko batangajwe nuko ari abantu badaterwa ubwoba, ndetse ngo bahise bafata icyemezo cyo kubarekura bamaze kubakangisha, maze barabarekura ngo batahe. Ariko iyo usomye ku murongo wa 23 nuko barekuwe basubira muri bagenzi babo, babatekerereza ibyo bababwiye byose. N'abatambyi bakuru n'abakuru nabo babyumvise, bavuga ijwi rirenga n'umutima uhuye, babwira Imana bati, Databuja, ni wowe waremye ijuru n'isi n'inyanja n'ibirimo byose, kandi wavugiye mu kanwa ka sogokuruza Dawidi umugaragu wawe, ubivugishije umwuka wera ngo, ni iki gitumye abanyamahanga bagira imidugararo n'abantu bagatekereza iby'ubusa? Abami bo mu isi bateje urugamba, n'abakuru bateraniye hamwe kurwanya Uwiteka n'uwo yasize. Amagambo nkunda cyane ahera ku murongo wa 27. Kandi koko Herode na Ponsiyo Pilato hamwe n'abanyamahanga n'imiryango y'Abisiraheli bateraniye muri uyu murwa kurwanya umugaragu wawe wera Yesu uwo wasize. 28 ngo basoze iby'ukuboko kwawe n'ubwenge bwawe byategetse mbere byose bitari byaba. Kandi none Mwami, reba ibikangisho byabo, uha abagaragu bawe kuvuga ijambo ryawe bashize iki? Bashize amanga. Kandi none Mwami Imana, reba ibikangisho byabo, uha abagaragu bawe kuvuga ijambo ryawe bashize amanga rwose, ukiramburira ukuboko kwawe kugira ngo gukize, gukora ibimenyetso n'ibitangaza mu izina ry'umugaragu wawe wera Yesu. Bamaze gusenga, aho bari bateraniye haba umushyitsi, bose buzuzwa umwuka wera, bavuga indimi
bavuga ijambo ry'Imana bashize amanga. Iki kintu kirakomeye kandi natwe turagikeneye. Mu gihe bari bamaze kubarekura no kubakangisha, mu gihe bari bamaze kubabwira ibihano bikomeye bibategereje mu gihe bazakomeza uwo murongo, ikintu gitangaje ni isengesho basenze. Babwiye Imana bati, Mana, dore Ponsiyo Pilato, dore Herode, dore abanyamahanga bose, dore imiryango y'Abisiraheli bose bishyize hamwe kurwanya umugaragu wawe wera Yesu, uwo wimikishije amavuta. Barangije ntibabwira Imana bati, none dutabara dukize akarengane, ahubwo babwira Imana ikintu gikomeye bati, none Mana, turagusabye uha abagaragu bawe kuvuga bashize amanga. Ushobora kwibaza impamvu batabwiye Imana bati, dutabara akarengane ugahagarike. Oya, babwiye Imana bati, turagusaba ikintu kimwe, dufite ubwoba kandi aba bantu nabo biteguye kudukangisha no kudutera ubwoba, none abagaragu bawe baha umutima udafite ubwoba, tumara ubwoba. Kandi Bibiliya avuga ngo Imana yaduhaye ku mwuka utari uw'ubwoba, ngo ahubwo yaduhaye ku mwuka udutakisha ngo Abba Data, umwuka utari uw'iki? Reka mbabwire ko kimwe mu bintu biranga abantu b'Imana ni ukutagira ubwoba. Iyo abantu bagifite umwuka w'ubwoba, uwo mwuka ntabwo ari uw'Imana. Mu gihe ngo bari bamaze gusenga gutyo, umwuka wera wo gushira ubwoba wahise ubamanukira, ngo maze batangira kuvuga ijambo ry'Imana bashize iki? Bashize amanga. Nzajya nkunda kubasomera ijambo ry'Imana, ntabwo nzajya nkunda kubabwira amagambo yanjye, kandi nzi ko ijambo ry'Imana ari ryo ryiza, ni naryo rifite imbaraga. Niyo mpamvu amagambo ngiye kubasomera kuri iri hame arakomeye. Ariko icyigisho kivuga icyigisho cya 6 ku irembo ry'urusengero, paje 46. Ihama abigishwa batsimbarayeho bashize amanga mu gusubiza ababakomaga mu nkokora bababuza kongera kuvuga mu izina rya Yesu, ryariri ngo, niba ari byiza imbere y'Imana kubumvira kuruta Imana, nimuhitemo. Iri hame ni naryo abayobotse ubutumwa bwiza baharaniraga gukomeraho mu bihe by'ubugorozi mu cya 529. Ndaza kubasomera aya magambo muri buze gutangara. Mu bihe by'ubugorozi mu cya 529, nanone iri hame niryo abantu bari mu cya 529, ubwo ni mu gihe cy'ubugorozi bwa ba Martin Luther, mu gihe cy'ubugorozi bwa ba Wycliffe, sibyo? Ikintu gitangaza ni uko ihame intumwa zagendeyeho nyuma gato yo gusubira mu ijuru kwa Yesu, ni naryo hame abariho mu gihe cy'ubugorozi mu mwaka w'icya 529 ari ryo hame nabo bagenje gute? Ikintu bagiye kutubwira, baratubwira ko ari naryo hame natwe tuzagenderaho. Umva ukuntu havuga ngo, ihame abigishwa batsimbarayeho bashize amanga mu gusubiza ababakomaga mu nkokora bababuza kongera kuvuga mu izina rya Yesu, ryariri ngo, niba ari byiza imbere y'Imana kubumvira kuruta Imana, nimuhitemo. Iri hame ni naryo abayobotse ubutumwa bwiza baharaniraga gukomeraho mu bihe by'ubugorozi mu cya 529. Ibikomangoma by'Abadage byateraniye ahitwa Diet of Spears, maze batangarizwa itegeko ry'umwami w'abami ribuza ubwisanzure mu by'iyobokamana ndetse n'ikwirakwizwa ry'inyigisho z'abagorozi. Byagaragaraga ko ibyiringiro by'isi byari hafi kurangira, mbese ibikomangoma byari kwemera iryo teka? Mbese umucyo w'ubutumwa bwiza wari guhishwa imbaga y'abantu yari ikiri mu mwijima? Ingingo zikomeye zireba isi zari zigeze ahakomeye. Ingingo zikomeye zireba isi zari zigeze ahagenje gute? Ahakomeye. Abari baremeye imyizerere y'ubugorozi barifatanije, kandi icyemezo bari bahuriyeho cyari iki ngo, reka twangire iteka. Mu bijyanye no gukora icyo umutima namusaba, kuba ku ruhande rwa benshi sibyo bihabwa agaciro. Mutega amatwi, iri hamwe tugomba kurishyigikira dukomeje no muri iki gihe cyacu. Tugomba kurishyigikira tugenje gute muri iki gihe cyacu?
ibendera ry'ukuri n'ubwisanzure mu by'iyobokamana ryazamuwe n'abatangije itorero rivuga ubutumwa bwiza bafatanije n'abahamya b'Imana mu binyejana byahise. Muri iki gihe cy'intambara iheruka nitwe ryaragijwe. Muri iki gihe cy'intambara iheruka nitwe bw'iryo bendera ryagenje gute? Nitwe iryo bendera ryaragijwe. Inshingano yo kwita kuri iyi mpano ikomeye ifitwe nabi Imana yahaye umugisha wo kumenya ijambo ryayo. Tugomba kwakira iryo jambo nk'umuyobozi w'ikirenga. Tugomba kwemera ubutegetsi bw'abantu nk'ubwashyizweho n'Imana, kandi tukigisha ko kumvira amategeko yabwo ari inshingano yera. Ariko tukigisha ko kumvira amategeko yabwo ari inshingano yera, ariko mu gihe amategeko ya leta anyuranye n'iby'Imana itegeka, tugomba kumvira Imana kuruta abantu. Ijambo ry'Imana rigomba gufatwa nk'irisumba amategeko yose y'abantu. Niko Uwiteka avuga, ntibigomba gusimbuzwa ngo niko itorero rivuga cyangwa ngo niko ubutegetsi bwa leta buvuga. Reka mbabwire, iri hame rirakomeye cyane. Iri hame rirakomeye cyane kuko yaba kuri izo mpande ebyiri mbabwiye, niko itorero ribivuga koko rishobora kuvuga ibinyuranye n'iby'iryo hame rivuga. Niko leta ivuga ishobora kuvuga ibinyuranye n'iryo hame rigenza gute? Ariko umva, abantu baragizwe kuri inshingano Imana yaduhaye. Ijambo ry'Imana rigomba gufatwa nk'irisumba amategeko yose y'abantu. Niko Uwiteka avuga, ntibigomba gusimbuzwa niko itorero rivuga cyangwa ngo niko ubutegetsi bwa leta buvuga. Ikamba rya Kristo rigomba gushyirwa hejuru kuruta amakamba y'abantu bo ku isi bose. Imana ihabwe icyubahiro. Niyo mpamvu aba bagaragu b'Imana babwiye Imana bati, Imana, dore bateraniye kurwanya Yesu, bateraniye kurwanya uwo wasize, kandi dore natwe izo ngorane zitugezeho, noneho abagaragu bawe kuvuga bashize amanga. Maze mu gihe basengaga iryo sengesho, umugisha w'Imana mu buryo bw'umwuka wera ubamanukiraho, maze bavuga ijambo ry'Imana bashize amanga. Ndagira ngo mbabwire ibyo bintu nanone. Ubu mbabwiye ibyabaye muri 30 gatoya Yesu amaze gusubira mu ijuru mu gihe cy'intumwa. Ngiye kubabwira noneho ibyabaye mu cya 529. Ndaza no kubasomera ibyo mu gihe cyacu. Ngiye kubasomera amagambo yanditse mu ntambara ikomeye, cyigisho cya 11 gifite umutwe uvuga ngo ubuhakanyi bw'ibikomangoma. Bumwe mu buhamya bukomeye bwigeze buvugwa mu bugorozi bwabaye guhakana inyigisho z'i Roma kwakozwe n'ibikomangoma byo mu Budage byayobotse Kristo, kwabereye mu nama y'abategetsi bakuru y'Ispire. Ni hahandi nabasomeye Deaths of Spears mu mwaka wa 529. Ubutwari, ukwizera no gushikama kw'abo bantu b'Imana byahesheje umudendezo mu bitekerezo no kuyoborwa n'umutimanama kuba mu myaka yakurikiyeho, nibo twebwe. Uguhakana kwabo niko kwahesheje itorero rivuguruye izina ry'abaporotesitani. Amahame y'uko guhakana niyo shingiro ry'ubuporotesitani. Reka mbabwire, ubu turi mu gihe gikomeye cyane, ariko hari ikibazo nshaka kwibaza. Mu mwaka wa 529 mu nama yabereye aho bita Ispire, hongeye kongera kugaruka ibintu bimeze nk'ibyabaye mu gihe cy'intumwa Yesu amaze gusubira mu ijuru gato, igihe babwiraga abantu bati, ntabwo dushaka ko twumva muvuga muri iryo zina. Ariko nk'uko intumwa zahagaze zidakangishijwe, zidatewe ubwoba ngo zive ku byo zizera, ahubwo zikabwira Imana ziti, Imana, ubu tugeze mu mazi abira, ubu ibintu biradukomereye mu buryo bukomeye, kandi ubu ngubu ni wowe barimo barwanya, nubwo ubona ari twebwe bahiga, ariko buriya ni wowe barwanya. Maze babwira Imana batumva, Mana, none uha abagaragu bawe umwuka wo kuvuga dushize amanga. Babwira Imana batuduha imbaraga. None ngiye kubabaza ikibazo, k'ibyo bintu byabaye mu mwaka wa 30 gatoya Yesu amaze gusubira mu ijuru, kandi ubwoko bw'Imana bugahagarara neza muri icyo gihe, ko byabaye mu mwaka wa 529 mu gihe cy'abagorozi, kandi ubwoko bw'Imana bugahagarara neza. Ndaza mbibasomere, twebwe bizagenda biti? Ni ikibazo ngiye kubaza,
ariko si jya ukibaza, ahubwo ijambo ry'Imana umva ukora ikikubaza. Umva icyo ijambo ry'Imana rikubaza. Mu gitabo cy'abahanuzi n'abami haranditse ngo, paje 320, haranditse ngo abagorozi baranzwe no guhakana inyigisho z'ibinyoma, tukaba tubakesha izina ry'abaporotesitani, bumvaga ko Imana yabahamagariye kugeza umucyo w'ubutumwa bwiza ku batuye isi. Buriya reka mbabwire, tujye dushima Imana yaduhaye ijambo ryayo, ko tutari abantu bamanitse ahantu mu kirere, abantu bihimbira ibintu bagomba gukora. Tujye dushima Imana. Nababwiye amagambo yanditse mu nama zigirwa itorero ku cyigisho cyitwa ngo ibihamya by'itorero. Ellen White yanditse ngo yafashe ibitabo bye yanditse, afata Bibiliya, arangije ibyo bitabo abizengurutsa Bibiliya, aravuga ngo Imana yampishuriye ku mucyo wose, kukuri kose, k'ibyo abantu bazakenera byose nta na kimwe bazahimba, ahubwo biri muri iki gitabo. Ngo Imana izakoresha ibyo bintu kugira ngo igorore abantu kandi bageze ku murongo yishimira. Umva ikibazo. Abagorozi baranzwe no guhakana inyigisho z'ibinyoma, tukaba tubakesha izina ry'abaporotesitani, bumvaga ko Imana yabahamagariye kugeza umucyo w'ubutumwa bwiza ku batuye isi, kandi mu muhati wo gukora ibyo bari biteguye gutanga imitungo yabo, guhara umudendezo wabo ndetse n'ubuzima ubwabwo. Urumva abagorozi siko intumwa zari zimeze, niko n'abagorozi bari bagenje gute? Kubera guhakana ibinyoma bari bari ku murongo wo kuba biteguye gutanga umutungo wabo. Ejo nabasomeye ijambo riri ku cyigisho cya Martin Luther yitandukanya n'i Roma, muraryibuka? Ijambo nabasomeye ryavugaga, riri kuri paje 99, muraryibuka neza. Riravuga ngo umuntu wifuza kubwira ijambo rya Kristo abatuye isi agomba guhora yiteguye gupfa igihe icyo ari cyo cyose. Niko handitse paje 99. Agomba guhora yiteguye kugenza ate igihe icyo ari cyo. Mu kindi cyigisho muri iki gitabo haranditse ngo agomba guhora afashe iby'isi ajenjetse, yiteguye kubirekura. Umuntu uzi ko ahagarariye wa mwigishwa wabayeho atagira ahantu arambika umusaya, arimo arasabwa ibintu bituma batubaza ikibazo ngo kibaza ngo abagorozi baranzwe no guhakana inyigisho z'ibinyoma, tukaba tubakesha izina ry'abaporotesitani, bumvaga ko Imana yabahamagariye kugeza umucyo w'ubutumwa bwiza ku batuye isi, kandi mu muhati wo gukora ibyo bari biteguye gutanga imitungo yabo, guhara umudendezo wabo ndetse n'ubuzima ubwabwo. Igihe bari bahanganye no gutotezwa ndetse n'urupfu, ubutumwa bwiza bwaramamajwe hafi na kure. Ijambo ry'Imana ryagejejwe ku bantu, kandi amatsinda yose, abakomeye n'aboroheje, abakire n'abakene, abize n'abatarize, biganye iryo jambo ubwuzu. Mbese muri uru rugamba ruheruka rw'intambara, tega amatwi ikibazo. Iki ni ikibazo ngiye kubaza. Ngere ku mateka abiri mbabwiye amateka yo mu gihe cya Yesu, mbabwiye n'amateka yo mu gihe cy'abagorozi. None umva ikibazo ngiye kubaza. Kirabaza ngo mbese muri uru rugamba ruheruka rw'intambara ikomeye, twaba turi indahemuka ku cyizere twagiriwe nk'uko abagorozi bari indahemuka ku cyo bagiriwe? None ndababaza ikibazo, mbese iyo urugamba rurimo rurangira, rushobora kuba aribwo rwaba rufite imbaraga nke kurenza rutangira, cyangwa hagati muri rwo? Reka dutekereze rutangira mu gihe cy'intumwa. Buriya mu gihe cy'intumwa urugamba mu buryo bwo kuba aricyo gihe Yesu yari atangije itorero rya gikristo, urugamba rwaratangiraga, nibyo? Mu gihe cy'abagorozi urugamba rwari rugeze none ikibazo, urugamba rugeze ku musozo, finali y'intambara ntishobora kumera nk'itangiro ry'intambara, nta nubwo ishobora kumera nko hagati mu ntambara. Agashya kose gakorwa igihe urugamba rusoza. None ikibazo nibaza ni iki, kandi nshaka ko namwe dufatanya kukibaza. Kiravuga ngo mbese muri uru rugamba ruheruka rw'intambara ikomeye, twaba turi indahemuka ku cyizere twagiriwe nk'uko abagorozi ba mbere bari indahemuka ku cyo bagiriwe? Muvugirize impanda i Siyoni, mutegeke kwiyiriza ubusa, mugire iteraniro ryera, uteranye abantu mweze iteraniro, muteranye abakuru n'abana n'abakiri kwibere, abatambyi bakorera Uwiteka nibaririre hagati y'umuryango n'urusengero n'igicaniro. Reka mbabwire, ndajya mbabwire ko tuba turi hasi cyane,
ukurikije uko ikibazo kimeze, intumwa zarakirebaga neza kugeza ubwo bababuza kuvuga ubutumwa bw'icyo gihe. Barangije baravuga bati ubuzima bw'abantu buri ku munzani kandi nitwe Imana yabushinze. Abagorozi niko byabagendekeye, baravuga bati buri ku munzani kandi nitwe Imana yadushinze, ubu tugomba kuvuza induru. Reka mbabwire, muzagera ubwo mu minsi iri imbere muzajya mubona umubwiriza ahagara ku imbi ntagire ijambo na rimwe avuga, akarira agasohoka agataha. Mbese ikibazo turakibona, uburemere bwacyo se turabwumva? Reka mbabwire, niba tubwumva, reka mbabwire abayobozi ikintu dukwiriye gukora. Muvugirize impanda i Siyoni, mutegeke kwiyiriza ubusa, mugire iteraniro ryera, uteranye abantu mweze iteraniro, muteranye abakuru n'abana n'abakiri ku ibere. Abatambyi bakorera Uwiteka nibigire hagati y'umuryango w'urusengero n'igicaniro, maze bavuge bati Uwiteka we, kiza ubwoko bwawe, tabara. Abantu bagiye kurimbuka kandi amaraso yabo hari abandi bantu azabazwa, ariko umutwe wabo nubwo bazarimbuka abo bantu, ariko amaraso yabo afite abantu ari ku mutwe. Dukwiriye kuvuza induru tugashyira urushyi ku munwa, ku buryo abantu bibaza bati igikuba cyacitse ni ikihe, habaye iki? Reka mbabwire ngo abantu bazatubwira bati twabonaga mubwiriza ariko tukabona murabwiriza nk'uko mwabwirizaga muri 80. Twabonaga nta kintu gishya kidasanzwe kigenje gute. Dukwiriye kuvuza induru, dukwiriye gutaka cyane ku buryo umuntu wese bimutangaza. Ntureke umwandu wawe, ubwo niko abatambyi bagomba kuvuga, bashinyagurirwa kandi ngo bategekwe n'abanyamahanga. Niki gitumye duhinyurwa mu banyamahanga? Bati Imana yabo iri hehe? Uwiteka aravuga ati ariko ubu nimungarukire n'imitima yanyu yose, mwiyirize ubusa, murire muboroge, imitima yanyu aba ariyo mutanyura, mureke imyenda yanyu, muhindukirire Uwiteka Imana yanyu, kuko igira ibambe, yuzuye imbabazi, ntiyihutira kurakara, ahubwo ihorana ibambe ryinshi, kandi yitangira kuzana ikibi. Ninde uzi ko itazabahindukirira ikigarura ngo ibagirire umugisha? Niko byanditse muri Yoweli. Muvandimwe wanjye, turasabwa ikintu tutari twumva, nubwo twigishwa buri munsi. Abantu bashobora kwiyumvisha ikibazo nk'uko kiri nibo bake. Abantu bashobora buriya kugira ngo intumwa zigende zicare hasi zibwire Imana ziti Imana, ibintu biracitse birayobye, abantu bahagurukiye kukurwanya, Yesu Kristo bahagurukiye kumurwanya, nubwo ubona ari twebwe. Ubu butumwa bwiza bugiye guhagarara, Mana tabara. Maze babwira Imana bati habagaragu bawe umwuka n'umutima bitarimo ubwoba. Babwira Imana bati dufite ubwoba, kandi ibintu ni twebwe bishingiyeho, ni twabishinze, ni twebwe wasize mu isi, dufite ubwiru. Gukira kw'aba bantu biri mu kiganza cyacu, none ni twebwe isi irakariye. Babwira Imana bati Mana tumara ubwoba, ntabwo ubuhanuzi bwahagarara ngo akarengane ke kuba. Tumara ubwoba Mana, tumara igihunga n'impungenge. Reka mbabwire, dukeneye gusenga amasengesho adasanzwe, kubera ko ibintu biturindiriye ntibisanzwe. Ayo masengesho tugiye gusenga kandi ari intumwa zasenze, ngiye kukwereka ukuntu mu cya 529 byari bimeze. Ngiye kukubwira umutego ukomeye n'uyu munsi wamaze gutegwa. Nababwiye ko zambabwira ibintu byabaye, ariko byongeye kugenza gute? Ngiye kubabwira ibintu byabaye mu cya 529 muri cya cyigisho. Muri buze ngewe ndababwira ibintu murambwira niba mwebwe byarabaye. Cya cyigisho cya 11 cyitwa ubuhakanyi bw'ibikomangoma. Kandi reka mbabwire, buri cyigisho cyose gica. Reka mbabwire, nigeze mbaho ntegura ibibwirizwa, ariko si ukwirarira, si no gushaka kwiyemera. Icyigisho cyose gica gishyirwaho ikimenyetso n'Imana. Ndajya mbabwire ko nta cyigisho gica na kimwe kidashyirwaho ikimenyetso n'Imana. Mbese murahugutse bene data? Murahugutse? Aha, Imana ibafashe. Reka nisomera amagambo yo ku cyigisho cya 11, ubuhakanyi bw'ibikomangoma. Ngiye kubabwira ibintu byabaye mu cya 529. Ngiye gusoma amagambo avuga ngo
paje 142. ngiye kugenda ntaruka ariko amagambo nshaka gusoma ndayababwira ninyageraho. Nyamara amaherezo ibyegera bya papa byahagaritse impaka byabagamo kugira ngo bashyire hamwe barwanye ubugorozi. Inama y'abategetsi bakuru y'Isipire, hamwe nababwiye mu gitabo cye byakozwe n'intumwa, inama y'abategetsi bakuru y'Isipire yo mu cya 526, ubwo mvuze imyaka ibiri itandukanye. Mvuze icya 526, nari navuze icya 529. Icya 526 yakoze iki? Icya 529 yakoze iki? Zose zabereye Isipire mu Budage. Umva icyo buri yose yakoze. Yari yarahaye umudendezo buri leta. Mu cya 526 yari yaratanze umudendezo kuri buri leta yose. Yari yarahaye umudendezo buri leta mu byerekeye iyobokamana kugeza igihe iyo nama nkuru yateraniye. Ariko bidatinze akaga kari karamaze kuba kenshi ku buryo umwami w'abami yatumije inama nkuru ya kabiri ngo iteranire Isipire mu cya 529. Reka mbabwire, batanze umudendezo babona abantu bose bagiye kuba abagorozi. Barangije bavuga bati ibintu ntibyashoboka, batumiza indi nama. Hashize imyaka 3 mu cya 529 iyo nama yo yari igiye gukora ibiki? Icyo kintu yari igiye gukora uyu munsi mbabwira cyarasohoye, muri buze kubimbwira niba cyarasohoye. Hahamijwe kurimbura ubuyobe muri iyo nama y'icya 529. Bahamije kurimbura ubuyobe, kandi muri iyi nama y'icya 526 bari batanze umudendezo, ndetse n'ibikomangoma byemeye ubugorozi byahawe umudendezo, n'abaturage basanzwe bemeye ubugorozi bahawe umudendezo. Ariko ngo babonye abantu benshi bajya mu bugorozi, maze bateranya indi nama ngo bahagarike umwanzuro w'inama ya mbere. Sibyo? Biyemeje kurwanya ubuyobe, bagombaga kubishoramo n'ibikomangoma hifashishijwe n'uburyo bw'amahoro bibaye bishobotse, kugira ngo barwanye ubugorozi. Ariko mu gihe ubwo buryo butageze ku ntego, umwami w'abami Sharire yari yiteguye no gukoresha inkota. Mu cya 529 habaye ikintu gikomeye. Baravuze bati ubuyobe bugomba guhagarikwa, ubugorozi bugomba guhagarikwa mu buryo bw'amahoro, byakwanga mu buryo bw'amahoro hagakoreshwa iki? Inkota. Ariko ngiye kubabwira umutego ukomeye. Abambari ba papa babyinaga insinzi, batumva abagoroza kabo karashobotse, batumva ko bigenje, umva ko bigize kagarara. Babyinaga insinzi Isipire ari benshi cyane, maze berekana ku mugaragaro urwango bafitiye ubugorozi n'abari babushyigikiye. Ba Melanchthon bose barangwaga. Ariko reka nsimbuke nsome hepfo ku magambo ari hepfo gatoya kuri paji 143. Abafite intambara ikomeye tujyane. Abapadiri basabye za leta zayobotse ubugorozi ko zitazuyaje zakwemera gucibwa urubanza n'inkiko za Roma. Ku rundi ruhande abagorozi basabaga umudendezo bari barahawe mbere. Mu nama y'icya 526 barimo bawurekaramo. Maze rero kubera ko Roma yavugaga iti ibintu by'umudendezo biguduteje ikibazo, kandi n'ibikomangoma kuko atari abantu boroheje n'abari abategetsi nabo bakaba bari kurekara mu mudendezo, haje gukora ikintu bita guhurira hagati. Sibyo? Haje gukora ikintu yuko abagorozi bagomba kugira ibintu bemera bakigomwa, Roma nayo ikagira ibintu yemera ikigomwa, bagahurira hagati. Ngiye kugusomera umwanzuro bafashe, nurangize kumbwira kuri uyu munsi uko bimeze. Abapadiri basabye za leta zayobotse ubugorozi ko zitazuyaje zakwemera gucibwa urubanza n'inkiko za Roma. Ku rundi ruhande abagorozi basabaga umudendezo bari barahawe mbere. Ntibashoboraga kwemera ko Roma yongera kwigarurira izo za leta zari zarakiranye ijambo ry'Imana umunezero mwinshi, nk'uburyo bwo kumvikana. Iryo jambo muri bika ahantu, nk'uburyo bwo kugenza gute? Uburyo bwo guhurira hagati. Sibyo? Nk'uburyo bwo kumvikana bemeje iki? Nk'uburyo bwo kumvikana amaherezo byaje gusabwa ko aho ubugorozi bwari butarashinga imizi, iteka ryaciwe Worms rigomba kubahirizwa cyane. Uwo ni umwanzuro wa mbere bashyiranyeho, bafatanyije uruhande rumwe ku byo rusaba n'urundi ku byo rusaba, baza kugira imyanzuro bemeranyaho.
uwa mbere wavuze yuko aho ubugorozi butaragera butemerewe kuhagera, sibyo? uwo ni umwanzuro wa mbere. uwa kabiri, kandi ko muri leta zose zari zaraciye ukubiri n'iryo teka, ndetse n'aho babasha kubahiriza iryo teka ntibigire akaga k'umuvurungano bitera, basabwe kutagira ubugorozi bushya bakora. uwo ni umwanzuro wa kabiri. uwa gatatu, ntibagomba kugira ingingo iteza impaka bavugaho. uwo ni uwa gatatu. uwa kane, ntibagomba kurwanya kwizihiza misa, kandi ntibagomba kugira umugaturika w'i Roma wemererwa kwinjira mu itsinda ry'abaruteri. iyi ekiribure, uku kumvikana, uku guhurira hagati, mbese uyu munsi mwaba mukubona? buriya reka mbabwire, iyo wumvise abantu bateranye bakavuga batumva, rero reka turebe ibintu duhuza, sibyo? nta ngingo itera impaka bari bemerewe kongera kugenza gute kuvugaho. ni ukubanza kumenya ngo ni ibiki duhuriraho. ibyo bintu uwari kubyumva yari kugira ngo Roma yabaye abakirisitu. buriya Roma ikintu ikora buri gihe, ishakisha uburyo icyaha igiherereza ku bandi. ntimurebe ko abantu koko ari intagondwa? ntimurebe ko ntacyo tudakora ngo twumvikane? ariko bariya abantu ntimurebe ukuntu mu mutwe wabo hafunze? nimurebe uburyo bwose kuri buri ngingo baba bahanganye. buriya kugira ngo ibirego bizaboneke bigomba kubanza gushakirwa impamvu. none se mbabazi, niba baravuze ngo aho ubugorozi butaragera butazagerayo, ubwo ivugabutumwa ryari gukomeza rikabwiriza iki? none se niba baravuze ngo ko nta ngingo batemeranya aho zemerewe kuvugwa, ubwo ingingo zari kuvugwa ni izirihe dini? ni iz'idini rya Roma, kuko nizo abantu bumvikanaho. ubwo hagomba kuvamo ingingo ivuga isabato, kuko ntibayumvikanaho. hakavamo ingingo ivuga iby'umubatizo, kuko ntibagenza bate, ntibayumvikanaho. ingingo zitumvikanwaho. ubu ndajya mbabwiye ahantu duhagaze uyu munsi, umuntu wese yatangara. ingingo zitumvikanwaho zigomba guhagarara, muzajya mubibonera. zimwe zigomba kubuzanywa. uwo ni umwanzuro kugira ngo abantu bahurire hagati. buryo utagira wowe ushobora kujya aho nta nama iba yarabaye. inama igomba kuba ikagira imyanzuro ifata, ikagira ingingo zumvikanwaho. reka mbabwire, buriya ubukristo ni ikintu gikomeye cyane. ubu ngubu hariho umurongo uvuga ngo ntacyo turabyihanganiye, nta muntu, ntacyo niba mutagaruka muri Roma nubwo mwese ariho mwavuye turabyihanganiye. ariko ubwo ababaye abapantekote nabo, ababaye abaporoso nabo, ababaye abadive nabo. burya niyo mpamvu abantu bose bagomba kugumana ibintu byabo mu rusengero rwabo, ntibijye no hanze. nabo nta wundi muntu ugomba kwiyongeraho. ibyo bintu byo gusenya amadini y'abandi mutwara abantu bayo, muvuga ingingo ngo iyi ngiyi ntimuyujuje n'iyi ntimuyujuje, nimubagarire ibyo mupfana. ibyo mupfa mubyihorere, kuko ibyo mupfana nibyo byinshi. uyu mwanzuro mbasomeye aho urakomeye, kandi mushobora kugira ngo no mu cya 529 uyu ni umwanzuro wacu. gusa ngiye kukubwira abagorozi uko bitwaye kuri uyu mwanzuro. nongere nkwibutsa amagambo ngo usomeye mu bahanuzi n'abamavuga ngo mbese ko babaye indahemuka ku kuri bahawe, mbese twebwe tugeze aho urugamba rurangirira ku musozo tuzahagarara duti? umva ingingo. izo ngingo zirakomeye. nk'uburyo bwo kumvikana, amaherezo byaje gusabwa ko aho ubugorozi bwari butarashinga imizi, iteka ryaciwe uwo muzi rigomba kubahirizwa, ni ukubuhagarika. kandi ko muri leta zaciye ukubiri n'iryo teka, ndetse nabo babasha kubahiriza iryo teka ntibigire akaga k'umuvurungano bitera, basabwe kutagira ingingo nshya z'ubugorozi bakora. icya gatatu, ntibagomba kugira ingingo ziteza impaka bavugaho, nubwo zaba ziri mu ijambo ry'Imana. igihe uyu mwanzuro wari umaze kwemezwa, umaze gusinywa, kubera ibikomangoma ngo byanze byakomeje gutsimbarara. umva ukuntu banditse ngo
izo ngamba zemejwe n'inama y'abategetsi bakuru maze zinezeza cyane abapadiri n'ibyegera bya papa. Baravuze batumva ko ari abagorozi, tubafashe mu cyicu, tugiye gusoza aribo babaye abanyacyaha, kandi n'ubundi umurongo wacu ari ukomeje. None se ingingo ziteza impaka nibatazivugaho bazigisha iki? None se niba nta mugorozi, niba ibintu by'abagorozi bigiye gucecekwa, ubwo se ntitubafashe? Ariko umva ukuntu inoti yanditse ngo iyo iryo teka riza kubahirizwa rivuga ngo ingingo ziteza impaka muceceke, abagatulika b'i Roma ntibemere kujya mu itsinda ry'abaruteri, izo ngingo ngiyo iryo teka riza kubahirizwa. Iyo iryo teka riza kubahirizwa n'imbaraga nyinshi, ubugorozi ntibwajyaga kugera aho bwari butaramenyekana. Wese ntubyumva ko ariko byari kugenda, bwari kuhagera? Reka da, ubugorozi ntibwajyaga kugera aho butaramenyekana cyangwa ngo bushinge imizi aho bwamaze kugera. Naho bwamaze kugera bwari guhita bugenza bute? Oya, ni imyaka ingaho bwagomba gushira ngo busenyuke? Imyaka mike cyane ubugorozi bwahita guhita. Iyi iri teka abagorozi, kandi abagorozi ndege ababwire ko niba Imana yari yashinze ukuri kwayo, nibo bagomba kurebera isi. Gukira kw'abatuye isi nibo bari bagufite mu kiganza, nibo bagomba gufatira buri muturage wo ku isi wese umwanzuro. Bari mu kigeragezo cy'umwanzuro bari bufate. Byari biboroheye gufata umwanzuro wo kwibeshya kugira ngo bakize amagara ya. Ni nk'uko uyu munsi ubu duhagaze. Ubu reka mbabwire, agakiza k'abatuye isi ubu tugafite mu kiganza. Dushatse twabakingurira ijuru bakarijyamo, dushatse twarikinga. Ubu reka mbabwire, ubu abantu Imana irabaturagije, kandi ikigaragaza ko ibaturagije izana batubaza. Ngiye kugusomera umwanzuro abagorozi baje gufata, ari nawo watumye nsoma aya magambo yanditse mu gitabo cy'abahanuzi n'abami no mu byakozwe n'intumwa. Umwanzuro baje gufata ni uwuhe? Igihe itsinda ry'abashyigikiye ubutumwa bwiza ryateranaga ngo bajye inama, ni ukuvuga ngo uwo mwanzuro umaze gufatwa, aho abagorozi bari hose bahise bahamagarana maze bakora inama ngo bafate umwanzuro kuri icyo kintu kibareba cyane. Igihe itsinda ry'abashyigikiye ubutumwa bwiza ryateranaga ngo bajye inama y'icyo bakora, buri wese yarebaga undi ashobewe. Yaramubwiraga ati twarigenje, umwanzi araturashe kandi aradukomerekeje. Baravuganye batubu, bigiye gusoza ari twebwe icyaha cyitiriwe ko tutagondeka, bigiye gusoza ari twe cyitiriwe ko tutava ku izima, bigiye gusoza ari twe cyitiriwe ko buri gihe duhora turwanya umurongo buriya Roma uzayiveho, izagaragara ko rwose umutekano w'isi wiraje inshinga. Izagaragara yuko amahoro y'isi nta kidakora ngo aze. Tega amatwi. Igihe itsinda ry'abahagarariye ubutumwa bwiza ryateranaga ngo bajye inama y'icyo bakora, buri wese yarebaga undi ashobewe. Barabazanyaga bati ni iki cyakorwa? Abagorozi babazanye. Ingingo zikomeye zireba abatuye isi zari zigeze aharindimuka. Icyemezo bari bufate cyari guhita giteza ikibazo cyangwa kikazana igisubizo. Ijambo bari buvuge gusa, isinye imwe gusa bari bushyire ku rupapuro. Buriya rero nigeze mbigisha icyigisho cyo kurenga uruzitiro, mbabwira ko atari ugukora igikorwa cy'icyaha cya kindi cyo kwica umuntu. Oya, bishobora gusa gufata umwanzuro runaka nubwo utawushyira mu bikorwa, cyangwa se bishobora kunanirwa gufata umwanzuro runaka. Ikintu cyoroheje cyane, ikintu utabona ko gikomeye, gishobora kuba ikintu cyuzuza igikombe cy'umuntu. Mbese abayobozi bakuru b'ubugorozi bajyaga gucisha make maze bakemera iryo teka rivuga ngo aho ubugorozi butaragera ntibwemereye kuhagera. Iteka rivuga ngo nta ngingo zigirwa impaka zemerewe kuvuga. Bagomba gucisha make bakaryemera, maze baryemera bakaba bashyize isi yose mu kaga. Ndimo ndasoma, hari abantu ndi kubona turi bujyana. Mbese abayobozi bakuru b'ubugorozi bajyaga gucisha make maze bakemera iryo teka
mbega uburyo muri ako kaga kari gakomeye mu by'ukuri byari byoroheye abagorozi kuba bakwishora mu nzira idatunganye. Mbega uburyo bari kuba bafite inzitwazo nyinshi zumvikana n'impamvu zigaragara zibatera gucisha make bakemera. Ibikomangoma byari byarayobotse inyigisho za Luteri, byari byarahawe umudendezo wo kugendera mu myizerere yabo, ariko barabwira bati bitarenga hariko ababyemeye nabo, abatarabyemeye full stop. Ibikomangoma byari byarahawe uwo mudendezo. Ubwo burenganzira kandi bwari bwarahawe n'abandi bose bari barayobotse imyizerere ivuguruye mbere y'uko iryo teka ritangwa. Baravuze bati kuva inama ibaye uyu munsi, ubwo burenganzira utarabugize nawe mahirwe utaragize birarangiye, nta kindi kiziyongeraho. Urumva itangazo ryashyiragaho stop. Tega amatwi. Ubwo burenganzira kandi bwari bwarahawe n'abandi bose bari barayobotse imyizerere ivuguruye mbere y'uko iryo teka ritangwa. None se ibyo ntibyari kubanezeza? Ni akaga kangana gute kajyaga kwirindwa kubwo gucisha make bakemera? Ni izihe ngorane n'urugamba batari bazi kunyuranya n'iryo teka byajyaga kubakururira? Ninde uzi ibyiza hazaza hashoboraga kuzana? Maze bamwe mu bagorozi baravuga bati mureke twemere amahoro. Tumva twe kugumya kugorana, reka rwose twe kugumya kuba abantu batagondeka. Ubwo batangiye kuvuguruzanya hagati yabo. Bamwe baravuga bati mureke twemere amahoro, dusingire ishami ry'umwera Yoromi turamburiye maze dupfuke ibiguma by'Ubudage. Batumva reka twemere iri teka turisinye, aho ubugorozi butaragera tuhihorere. Imana ntizaturenganya, irabona ko ntacyo tutagenje gute. Imana yabona ko tutayanze, ahubwo turahagurukiwe. Reka twemere turisinye, nta kundi twagenze. Ariko nababwiye ngo iyo barisinya, isi yose yari guhita igwa mu mwijima kandi amaraso yabo akabarwa kuri abo bantu, nkuko natwe bitumereye. Ubu ingingo nk'izo nizo abagorozi bagomba kuba barashingiyeho bashimangira ingingo biyemeje yajyaga kurangirira mu gusenyuka k'umurimo wabo nyuma y'igihe gitoya iyo basinya. Ariko ngiye kubasomera umwanzuro baje gufata, umwanzuro unejeje, maze nongere nsubire mu kibazo nababajije maze dusoze. Baje gufata uwuhe mwanzuro? Mbese baje gufata uwuhe mwanzuro ko bateraganya amagambo hagati yabo? Umwanzuro bafashe nguyu. Baje kwandika urwandiko rukubiyemo umwanzuro wabo. Urwo rwandiko ruri kuri page 146. Nimuhagere tujyane ahajya gusoza. Urwo rwandiko ruravuga ngo imbere y'Imana. Mbega uru rwandiko nararukunze cyane, kandi Imana izaha umugisha umuntu uzahagarara Imana muri ubu buryo ngiye kubasomera. Uru rwandiko ruravuga ngo imbere y'Imana umuremyi wacu wenyine, umurinzi, umucunguzi n'umukiza uzaducira urubanza umunsi umwe, ndetse n'imbere y'abantu bose n'ibiremwa byo mu ijuru, dukoresheje iyi nyandiko mu buryo ubwo ari bwo bwose, mu bintu ibyo ari byo byose binyuranye n'Imana n'ijambo ryayo ryera n'umutimanama wacu, ndetse no ku gakiza k'ubugingo bwacu, duhakanye ko tutazemera cyangwa ngo tuyoboke iryo teka ryaciwe. Amen. Baravuze bati imbere y'Imana izaducira urubanza, imbere y'imbaga iduhanze amaso ku mwanzuro turi bufate, imbere y'umutimanama wacu Imana ivugiramo ikatuyoboreramo, duhakanye tubikuye ku mutima yuko iyo myanzuro tutazayigenderamo. Ejo mutazaza ngo mutubaze ngo ya myanzuro ko mutayigendeyemo. Baravuze bati ikiguzi bizadusaba tuzagitanga, igihombo bizatuzanira turacyemeye, ariko ntidushobora kuzagendera ku mwanzuro uvuga ngo tuzigisha ibintu bidatera impaka. Ntidushobora kuzagendera ku mwanzuro uvuga ngo abagorozi aho ubugorozi butaragera ntibuzahagera. Ibyo bintu turabihakanye kandi Imana iturengere. Haleluya. Mbega abantu b'Imana, mbega abantu bakunda Yesu kurenza uko bakunda ubuzima bwabo, mbega abantu Imana ihita yegera ikabafata ku rutugu ikabashimira,
mbega abantu bazajya mu ijuru Yesu akazasobanura amateka y'ahantu banyuze akabashimira. Ndakwifuriza mu mutima wanjye kugira ngo ubwo nawe ugomba gufata umwanzuro. Itorero ushobora gufata umwanzuro waryo, ariko nawe ugomba gufata uwawe. Ubu reka mbabwira, umuntu utazafata umwanzuro azahora ameze nk'ibuye riri mu nyanja riteraganwa n'umuraba. Wowe fata umwanzuro. Nababwiye ko ubukristo budashingiye ku gusenga gusa, bunashingiye ku gufata umwanzuro. Umukristo utajya ufata umwanzuro, mu mutwe we afite ikibazo, kandi azibaza impamvu ubukristo bwe butajya butera imbere, bizamuyobera. Uyu munsi fata umwanzuro. Niba ushaka gufata umwanzuro wo gushyiraho ibihe byo gusenga bidapfa, ufate. Ejo nabagira inama ndababwira ngo niba hari umuntu ufite imitwaro minini iremereye, yigabanye, fata umwanzuro. Uko utinda gufata umwanzuro, muzasoma amateka y'umuntu bita Pilato, ngo yabonye Yesu ari umwere, ngo ariko akomeza kuragiriza gufata umwanzuro. Abayuda bahita babona ko ari umunyantege nke, ari busoza namubambye. Ngo igihe Pilato yabonaga Yesu ari umwere, yagomba guhita murekura ako kanya, kuvuga ngo reka ngende mbanze mukubite nindangiza murekure. Ngo abayuda bahise bamureba mu mutwe, batuzi ko ari bunamubambe. Burya komeza wange gufata umwanzuro, uzareba uko bizagenda. Muvandimwe wanjye, ndagusabye fata umwanzuro. Ubugingo bwawe bufatira umwanzuro. Ubugingo bwawe bufatira umwanzuro, kuko ubugingo bwawe nutabufatira umwanzuro, abandi bantu bazawugufatira kandi uzawugenderaho. Mbese ushobora gufatira ubugingo bwawe umwanzuro uyu munsi? Mbese ushobora kumenya yuko nta gihe kirekire ngo ukomeze uragirize? Ubugingo bwawe bufatira umwanzuro, kuko nutawufata, nukomeza gutindiganya kuwufata, nukomeza kubishyira ejo, nukomeza gutegereza kubanza kumva ikibwirizwa cy'ejo uko kimeze, fatira umwanzuro iyi minsi irangiye, kuko irahagije gutuma ufata umwanzuro. Fata umwanzuro. Dukeneye gufata ya myanzuro ngo yo mu rwego rwa gatatu. Umwanzuro ushobora gufata abantu bose bakifata impungenge. Fata umwanzuro. Saba Imana ibigufashemo, ariko wowe ufite icyemezo mu mutima yuko ugiye gufata umwanzuro kandi yuko uzawugenderaho. Yesu azahita kwegera agushyigikire kandi azaguha imbaraga. Nukomeza kubyihorera utazarenganya Yesu yuko ntacyo yagufashije. Yesu iteka ryose ategereza ko abantu bafata umwanzuro. Nta muntu n'umwe amateka ya Bibiliya agaragaza Imana yigeze ifasha atarafata umwanzuro. Hari uwo mwasomye? Abasore baravuze bati nubwo itadukiza, ubwo umwanzuro warawufashe. Burya bari bafashe umwanzuro wo gupfa. Wowe rero ngo urashaka ko Imana igufatira umwanzuro ikanagufasha kuwugenderamo? Oya, wowe fata umwanzuro. Ubugingo bwawe bufatira umwanzuro uyu munsi. Witegereze ejo, kuko ejo ushobora kutahageza. Witegereze ejo, kuko ushobora gutakaza imbaraga wari ufite. Uyu munsi fata umwanzuro, wicaye aha mu ntebe utarahaguruka ngo utahe. Sezerana n'Imana amasezerano, ufata umwanzuro kandi uzawukomereho. Imana izaguha imbaraga kandi izakugororera. Ndabasabira gufata umwanzuro uyu munsi. Ndumva nshaka kubashishikariza gufata umwanzuro, kuko reka mbabwire, abakristo benshi ntibajya bafata imyanzuro. Wapi? Ariko nshima Imana cyane, simbabeshya, ubu mba mfite amashimwe akomeye. N'ubu ndi imbere yanyu mfite ishimwe. Ubuzima bwanjye wabunezerewe Imana cyane, kandi Imana nshobora kuyibera umuhamya ko ari indahemuka. Ibyo bintu nabihamiriza abantu nubwo nabona bamvuguruza, ariko nayibera umuhamya ko ari Imana y'indahemuka. Umva rero umwanzuro. Imbere y'Imana umuremyi wacu wenyine, umurinzi, umucunguzi n'umukiza uzaducira urubanza umunsi umwe, ndetse n'imbere y'aba bantu bose n'ibiremwa byose, dukoresheje iyi nyandiko mu buryo ubwo ari bwo bwose, mu bintu ibyo ari byo byose binyuranyije n'Imana n'ijambo ryayo ryera n'umutimanama wacu.
ndetse no ku gakiza k'ubugingo bwacu, duhakanye ko tutazemera cyangwa ngo tuyoboke iteka ryashyizweho. Barakomeza bati, twavuga iki? Turamutse twemeye iri teka, twaba duhamije ko iyi Imana ishobora byose ihamagariye umuntu kuyimenya. Uwo muntu ntabwo yashobora kwakira kumenya Imana. Duhamije iri teka, turisinye, nta nyigisho yakwitwa iy'ukuri mu gihe inyuranye n'ijambo ry'Imana, mu gihe ishyiriyeho umurongo ntarengwa. Iyo nyigisho iba ari iya Satani kandi aba ari iy'ikinyoma. Imana ibuzanye inyigisho y'ubundi bwoko ubwo ari bwo bwose. Umurongo wose wo mu byanditswe byera, ngo imirongo ingana iki? N'igitabo cy'Ibyahishuwe kirimo, n'icya Daniyeli kirimo. Umurongo wose wo mu byanditswe byera ugomba gusobanuzwa undi usobanutse neza kurutaho. Mu bintu byose byangombwa ku mukirisito, iki gitabo cyera Bibiliya cyoroshye gusobanurwa. Reka mbabwire, cyoroshye kumvikana, cyoroshye gusobanurwa, kandi kibereyeho kwirukana umwijima. Nuko rero kubw'ubuntu bw'Imana twiyemeje gukomera ku bibwirizwa byonyine bitunganye by'ijambo ryayo, nk'uko byanditswe mu isezerano rya kera no mu isezerano rishya, tutagize icyo twongeraho gihabanye naryo. Iri jambo ni ryo kuri ryonyine, ni ryo shingiro nyakuri ry'inyigisho zose n'ubuzima bwose, kandi ntirishobora gutsindwa cyangwa kutubeshya. Umuntu wubaka kuri uru rufatiro, aya magambo aranejeje. Umuntu wubaka kuri uru rufatiro azabasha gutsinda imbaraga zose z'ikuzimu, mu gihe ibyo umuntu yirata byose bihagurukiye kurirwanya bizatsindirwa imbere y'Imana n'imbere y'ijambo ryayo. Nubwo wabona ari byo bifite imbaraga, nubwo wabona bishyigikiwe cyane, uzategereza uzabibona bitsindwa wigaramiye. Nanone kandi twiringiye ko nyakubahwa umwami w'abami azatwitwaraho nk'umukirisito ukunda Imana kuruta ibintu byose, kandi duhamije ko yaba we ubwe kandi namwe mwese twiteguye kumukunda kandi tukamwubaha, kuko ari inshingano yacu nyakuri dusabwa n'amategeko y'Imana nk'abakirisito. Maze ibaruwa barayifunga bayishyikiriza inama, bati mutazatubaza ibyo kubahiriza rya tegeko, ntabwo tuzaryubahiriza. Imana ishimwe kubwo abantu bayo bahagaze neza. None ngiye kubabaza ikibazo kirabaza ngo, ndashaka kongera kugisoma. Kirabaza ngo, mbese muri uru rugamba ruheruka rw'intambara ikomeye, twaba turi indahemuka ku cyizere twagiriwe nk'uko abagorozi ba mbere bari indahemuka ku cyo bagiriwe? Icyo kibazo sinkubwiye ngo ukinsubize, ariko ndagusabye ngo ukibaze. Kandi ndashaka gusoresha amagambo byakozwe n'intumwa mu gice cya 5, igice gikomeye cyane. Ibyakozwe n'intumwa igice cya 5, bongera kubafata, bongera kubahana. Ibyakozwe n'intumwa 5 murongo wa 25, bongera gufata intumwa bazihana. Nimuhera hejuru muzabona uburyo bongeye kubafata, barangije barabakingirana nanone mu nzu y'imbohe, ngo ariko marayika arabakingurira, aravuga ati nimujye mu rusengero mubwirize. Maze baza kubasanga mu rusengero, babatwara ku neza babahendahenda, ariko haza umuntu arababwira ati, dore ba bantu mwashyize mu nzu y'imbohe bahagaze mu rusengero barigisha abantu. Maze uwo mutware n'abasirikare baragenda babazana ku neza, kuko batinyaga rubanda. Iki kintu kirakomeye, ngo batinyaga ikira, kuko batinyaga rubanda ngo batabatera amabuye. Bamaze kubashyira imbere y'abanyarukiko, umutambyi mukuru arababaza ati, ntitwabihanangirije cyane kutigisha mw'iryo zina? None dore mwujuje Yerusalemu ibyo mwigisha, murashaka kudushyiraho amaraso ya wa muntu. Ariko ayo maraso ntabwo abariho, sibo bavuze ngo azatubeho n'abana bacu? Maze Petero arabasubiza ati, Petero n'izindi ntumwa barasubiza bati, ibikwiriye ni ukumvira Imana kuruta abantu.
Imana ya sogokuruza yazuye Yesu wo mwishe mumubambye ku giti. Imana yaramuzuye imushyira iburyo bwayo ngo abe ukomeye n'umukiza, ahesha abisirayeli kwihana no kubabarirwa ibyaha. Natwe turi abagabo bo guhamya ibyo hamwe n'umwuka wera uw'Imana yahaye abamwumvira. Babyumvise burya bazabiranywa n'uburakari bashaka kubica. Ariko mu rukiko umufarisayo witwaga Gamariyeli, uyu mufarisayo utinye ko no mu gihe cya Yesu hari uwitwaga Nikodemu. N'uyu munsi umuntu nka Gamariyeli na Nikodemu barahari, nibo batuma uyu munsi umutekano ukiboneka. Reka dushimire Yesu wadutoranyije akaduha ubutumwa bw'umwuzuro, ubutumwa bw'igisubizo cy'isi. Reka dusabe Imana kugira ngo tube indahemuka, ejo tutazabazwa iby'Imana yaduhaye nuko twabyitwayeho, ahubwo tuzasangwe turi mu murongo mwiza, kandi tuzasangwe twarumviye Imana kuruta abantu, twarumviye Imana kuruta ubutegetsi ndetse no kuruta itorero, kubera ko twahisemo neza. Imana iduha umugisha twese, kandi ubuntu bwayo bunyura imitima yacu budutere kuyiyegurira, budushoboze kumenya yuko isi igeze ku musozo no gufata uruhande rwiza, inzira z'ikigendwa. Nibyo nasabira umuntu wese kuri aya manywa, kugira ngo Uwiteka mu mbabazi ze nyinshi abitubashishe kubw'ubuntu bwe, mu izina rya Yesu.